Imana mwijuru umugisha. Reka twakira abaririmbyi badufasha kwanya umuhaza guhimbaza muri saa kenda n'iminota 8, saa 10 n'iminota 8 muraza kunsubiza mikoro.
Imana ibiganza tuhereze icyubahiro. Mfite gahunda yo kuramya kandi sinjyana cyane abashinga kugenda muri iyo sura, hari muhirwe ngiye gukomeza dufashe, ariko ako karirimbo ngo tukaririmbaho gato gutyo gusa twumve dukomeze kwiyegereza Imana. Amen, haleluya. Muri ibyo yaravuze ngo hembura mwami, hembura uhembure ibyumagaye, tanga ubuzima bitamufite. Ni wowe urema ibitariho bikabaho, kandi ni wowe utanga ubuzima ku bitamufite bikongera gute bikabaho. Haleluya. Ndabasaba rero ngo duhaguruke n'abantu b'inyuma muyifitemo imbaraga. Igitaramo ni ugutizanya imbaraga. Iyo turi hano turirimba ntabwo tuba twiririmbira cyangwa se ntabwo tuba turimo kugikorera, tuba turimo kugerageza guhuza umwuka namwe muri hano kugira ngo twese tuzamukire. Ufite imbaraga rero atarwaye, adafite ikindi kibazo, duhaguruke ku maguru yacu kuramya Imana. Umwuka wera barawemerera. Ntabwo umwuka wera ujya wihatira ku muntu gutya cyangwa se mu itorero ritawakiriye, barawemerera. Amen. Twasaba Imana ibiganza.
Yes. Yes, yes. Yes, yes.
wewe kweli. Uri kwimana. Kwa sababu Imana icyubahiro. Haleluya. Kwa sababu Imana icyubahiro. Asana ujuru na Yesu bana kurasi. Imana yakuhindurira ryaza. Ariko ongera rimwe nange bitoro. Maria Magdalena, Maria
bitewe n'ukuntu wawufata. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mariya ngo yarazutse ntabwo mu minsi ishize mu cyumweru nka bingahe bibiri cyangwa kimwe wari umunsi twizihizaga iki Pentekote. Uriya wari umunsi bizihije nyuma y'iminsi 50 Yesu Kristo agize gute azutse. Umwuka wera ngo umaze kubacuramaho gutya ngo buri muntu avuze ururimi atarasa. Haleluya. Amen. Ngo baranezerwa buri muntu akajya avuga ibintu adasanga. Haleluya. Amen. Hava umunezero no gushira ubwoba no gushira amanga byo kwamamaza ubutumwa bwiza na n'uyu munsi tukirimo kugira gute kuvuga. Haleluya. Amen. Uzamura Imana ibiganza. Haleluya. Churanga umukunga ya minota bya tubihuze neza tutagira ikintu na kimwe twica. Churanga. Ariko Imana ikumuririmbye neza baririmbye. Hari umuntu fata umwanya agakupita n'indirimbo nk'eshatu cyangwa imwe ikamara n'iminota 50 ariko iminota 19 hatsemo umuriro. Haleluya. Turanga umuntu tunezerwe twegereje ba David papa wacu iyo yageze mu gitaramo babona gisa neza. Turanga pasi turakuyegereje.
abagenzi kandi twagomba kuyibeshya. Mutuse